ni umupadiri ubu ngubu akaba abarizwa muri paruwasi ya Orleans, Ottawa muri Canada. Uyu munsi hano muri Jastudio360 twamutumiye kugira ngo atuganirire ku gitabo amaze iminsi asohoye cyitwa Rimwe Aravi. Izina rye ni Padiri Apollinaire Ntamabyaliro. Mbere kugira ngo tumuhe ijambo Padiri Ntamabyaliro, turabamenyesha yuko yahawe ubupadiri muri tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mwaka w'93 muri paruwasi ya Nyamasheke. Nyuma yaje kuba umupadiri muri Mwezi, nyuma naho aza kuza kuhava ajya muri Shangi. Padiri Ntamabyaliro afite doctora muri theologie, akongera kandi akagira master muri philosophie de l'accompagnement. None rero muri urwo rwego rero twamutumiye kugira ngo atuganire ku gitabo cye amaze iminsi yanditse cyitwa Rimwe Aravi. Si ibyo gusa kandi Jastudio360 igatunganyiriza amashusho hamwe n'ibiganiro rwego rugezweho. Iki kiganiro kitunganyijwe kandi murakigezwaho nanjye Jaime muri ndahano. Igitabo Rimwe Aravi ni igitabo mu by'ukuri kitubwira ubuzima nabayemo muri 94 ubwo nari umupadiri w'umusore maze amezi 8 gusa mpawe ubupadiri. Noneho nyuma ya Pasika yakurikiye 94 hakaba Genocide mu Rwanda, hari mu gihe cy'intambara urabizi wowe. Ubwo rero icyo gihe ibintu nabayemo kugira ngo nshobore kubiganiriza abandi ntibyari binyoroheye, kuko aho narindi nabo twari kumwe ntumvaga bindemereye nkajya ngira utwo nandika yambyandika uko nagiye mbona bikurikirana. Ariko cyane cyane nibaza nti kuki abantu bashobora kuba abagome bigeze kuri aho hantu nabonaga ibintu byari bigeze. Nicyo mu by'ukuri noneho nicyo kiri muri icyo gitabo muri rusange. Igihe rero kigeze nkifuza guca utwo tuntu nanditse rero nkongera kubica atari ngombwa, kuko numvaga ari nk'ubuzima bwanjye nabandi gucamo kabiri. Maze rero kugira amasomo niga numva ikiza ari uko nabyandika n'abandi bakabimenya. None Padiri, ikibazo nakubaza muri aka kanya, haciyemo imyaka 20 yo Genocide ibaye, kuki bifashe imyaka 20 yose kugira ngo usore kino gitabo? Warurindiriye iki? Mu by'ukuri navuga ko ntacyo narindiriye. Burya kugira ngo ushobore kwandika ibintu bikomeye urabanza ukabinyuramo, wakumva utangiye kubizamukamo ugenda ubisohokamo, akaba ari bwo ushobora kubishyira ahagaragara. Iyo myaka yose rero nagize umwanya wo kwibaza, gutekereza, gusenga, ariko nuko n'ibyo abantu bandika ku Rwanda binyuranye. Ndavuga nti ngiye aho bigeze no mu gihe cyiza cyo kubuta ubuhamya bwanjye nabushyira hanze, kuko ngiye nemera ko ikizakemura ibibazo hari byacu byo mu Rwanda ari uko buri wese uko yabibayemo nuko yabibanye n'ibyo yakoze yabiganiriza abandi bakabyumva, noneho akavuga ati ukuri kwanjye nuku, ibyo nabayemo ni ibi, icyamfashije ni iki. Rero icyamfashije ni ukwemera no gusenga, ariko cyane cyane no gukunda ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose utagize n'umwe ubogamiraho. None Padiri, nagira ngo nkubaze ikibazo, wenda ndaharira abasomyi bazasome kino gitabo. Ntabwo kuri we byari byoroshye, wari umaze kubona ubupadiri muri 93 hahita habaho intambara Genocide muri 94, uvuga ngo wari umaze umwaka umwe. Ese ni ibintu byakoroheye? Ese ibyo bintu ntibigeze bikumarika mu buzima bwawe? Ntabwo byanyoroheye, kimwe ndi umunyarwanda wese kuko nta numwe wari ubyiteze. By'umwihariko njye wari ugitangira kuba ndi padiri, ndi muri paruwasi ya Nyamasheke. Noneho umeze nk'umuntu w'umusore ukimara kurongora uri mu kwezi kwa buki, ubona abantu bose ari beza baza mu kiliziya bakabyina bagasenga. Nyuma ya Pasika ukabona abantu abaza gusenga no kubyinira hamwe ukabona nibo bongeye gusubiranamo. Ntabwo byanyoroheye. Namaze nk'imyaka 2 ndi padiri koko, ariko numva ntazi ibyo ndimo. Cyakora abantu bangana nkabafasha, ngasanga Imana iri kumfasha kubaha ibisubizo ku bibazo byabo, ariko ngiye nkaguma kuba numva nta kintu kirimo kimfashe, kuko nahoraga nibaza nti Mana kuki ibintu wemera ko bibaho. Ntabwo rero byanyoroheye nk'undi munyarwanda wese, cyane cyane ko umuntu wabaye mu Rwanda kiriya gihe
haba igihe cy'itangira ry'intambara, nyuma haza kuba urupfu rwa perezida Habyarimana, nyuma haza kubaho jenoside y'abatutsi, nyuma haza kubaho ubutegetsi burahinduka. Ibyo bintu byose byagendaga bituma umuntu ahora ari mu bintu bishya, ariko bitari n'ibishya byiza, kuko inkuru mbi zo zagumya kugenda ziyongera. Hano ushaka kuvuga yuko utanditsemo gusa byabaye muri 94 ko wakomeje urakomeza kugeza amagingo ya? Oya, mu by'ukuri ibirimo nibyo 94, ariko icyo gihe muri 94 ikintu kimwe cyabaga cyakwibutsaga ikindi. Noneho nibyo wabaga uri kubamo ukagenda bikasa nk'ibiri kwenda byuzuza ibyo wabayemo, ariko atari mu murongo w'ibyiza. Nicyo kibazo nyine, kuko nk'ubwo nkaho ngaho nyuma twaje kumva inkuru z'imfu z'abasenyeri, nabo mu iki gitabo birimo, twabyumvaga icyo gihe ko biri kuba. Hari abapadiri bagenzi twiganye, hari abapfuye bishwe n'interahamwe, hari abandi bapadiri bagenzi banjye twiganye bishwe namwe mu basirikare b'inkotanyi, hari abaguye muri Kongo, hari abaguye za Byumba. Noneho ukumva izo nkuru zose zigenda zikugarukaho, ukavuga uti noneho burya bwa bugome buri muri kamere muntu buzashira bigenze biti. Uzashira gute nyine? Kugira ngo niyo mpamvu rero kwemera kubishyira hanze ni nko kubitekerezaho cyane, ukavuga uti ubugome umuntu wese arimo icyiza akabamo n'ikibi. Iyo rero umuntu asenga akagira ukwemera, akora ku buryo ikibi kiganzwa n'icyiza, noneho icyiza uko kigenda kiyongera akaba aribwo ibi bigenda bigabanuka muri twe. Hano uvuze ikintu cyo gusenga. Muri kino gitabo cyawe iyo umuntu agisomye, ntabwo nagisomye cyose, ariko harimo ibyo nagenze nsoma, ubona ugaruka cyane ku ijambo ry'Imana. Yego ndabizi ko uri umupadiri, ariko se mu by'ukuri ubona reconciliation mu banyarwanda n'ijambo ry'Imana ubibona ute? Abanyarwanda muri rusange buriya hafi ya bose ijambo ry'Imana bararibwiwe, twese twararibwiwe, ariko ikibazo cya reconciliation ntabwo gihagararira gusa ku munyarwanda nk'umukristo. Hari izindi ngamba nyinshi zagombye kujya hamwe. Hari amateka twaciyemo yabanje, hari igihugu cyacu cyifashe mu bijyana n'ubukene, hari abanyamahanga babigiramo uruhare rwabo. Ibyo byose rero bigenda bizamo byo kugira ngo abanyarwanda bazagira ikintu kivuga ngo reconciliation, ubwiyunge bwacu burashobotse. Hari twagombye kuba tuti aho bigeze, ijambo ry'Imana tubwira ngo dukundane, twakundana dute ku buryo ariko tugenda dufata mu byo dukura mu banyamahanga, mu mateka yacu, tugashungura ibyiza akaba ari byo dushyira imbere, aho kumya gucukumbura dushaka ibibi. Icyo gihe rero ijambo ry'Imana riratumurikira, kuko Yezu ni utubwira ngo urumamfu n'ingano byose birazamukana, ariko ku iherezo urumamfu ruzatwikwa, ingano zihunikwe. Tukiye kuvuga kuri kino gitabo, tubibutse yuko turi Padiri Apollinaire Ntamabyaliro amaze gusohora igitabo cyitwa Rim à la vie, akaba yaragisohoye muri uyu mwaka wa 2013. Ni iyihe nkuru muri kino gitabo yagutushije cyane? Inkuru yantuje cyane yatumye nandika iki gitabo hari cyangwa igatuma ngerageza kubishyira hanze, harimo ibintu nka bitatu byose byabaga ari kwibaza. Twebwe tuva i Nyamasheke muri 94 duhungishijwe tugana mu by'ukuri murebeshe kwa Musenyeri, twageze mu nzira ahantu bita ku Kinini, turi kumwe n'abafurere b'aba Yosefiti. Interahamwe ziradutega ziduhubutura mu modoka twese, noneho muri twe bicamo abafurere batatu. Jewe bangaruye hamwe n'umufurere twari kumwe twa Gafrijanse, batugaruye tusubire mu modoka, mbona iyo mirambo y'abafurere batatu. Abantu twari tuzi, kavuga uti aba bantu bari kuzira iki? Ko ari abana b'Imana kandi ko ari abantu nta kintu kibi bakoze. Icyo kintu cyarandiye cyane. Ikindi cyandiye rero nukubona archevêque, kiriya gihe abasenyeri bari bubashwe cyane. Nukubona archevêque Musenyeri Tadion Ntihinyurwa yamaze kubona badutangiriye, bashyizeho za bariyeri aho twagomba gukomeza ku muhanda tujya i Cyangugu, asohoka mu modoka, yari yambaye ikanzu y'umusenyeri, ashyira ingofero ye mu mutwe kugira ngo abwire abantu ati nimusigeho nimukora amabi.
akana k'imyaka nka 12 gafite ubuhiri bwuzuye imisumari karatinyuka kati nawe uri ikiso barabitubwiye. Musenyeri yabuze icyo asubiza ku buryo none icyo gihe ako kana kakimara kuvuga nibwo umwe mu bafurere twari turi kumwe bamutemye amaraso ye asimbukira ku kanzu ya musenyeri. Noneho bamaze kwica uwo mufurere, bamaze gutema uwo mufurere, musenyeri kanzu yuzuye amaraso, musenyeri araturika ararira akavuga uti bya bintu birakomeye, nta muntu n'umwe bagishobora kumvira, nta autorité n'imwe ikiri muri iki gihugu, mu by'ukuri ubutegetsi bwahariwe ibihararumba. Ibyo bintu rero byarandiye cyane cyane ko ubuzirikana ko abo bantu bose babaga barabatijwe, nta mupagani wabagurimo. Niho abarimo bari na bake cyane, kandi ntabwo bari bafite influence cyane ugereranije n'ababatijwe. Turizere ko ku bantu bazasoma kino gitabo bazabona umuti wo kugira ngo abantu babeho mu mudendezo. Mu mudendezo ngewe ku bwanjye natekereza ko umuti wa mbere nk'uko bivuga muri iki gitabo ni ukubanza gutinyuka buri munyarwanda akavuga ukuri kw'ibyamubayeho, kw'ibyo yabayeho, ibyiza yakoze akabivuga, ibibi yaba yarakozemo nabyo akabivuga. Kuko buriya mu Rwanda iyo intambara zihari haboneka nk'ibintu bibi byinshi, ugomba kugira umwanya wo kwicara ukavuga uti reka nsubize amaso inyuma, bya bintu nabibayemo gute ku buryo byafasha abandi. Nta n'ikimwaro kirimo cyo kuvuga ko wagize ububwa mu bintu bimwe na bimwe, cyane cyane ugamije gukira. Ubu ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri si uko gusa ndi padiri, ahubwo nuko ngiye numva ko ubuzima bwose bugomba kubahwa, ubuzima bw'umuntu bwose bugomba kubahwa. Umuntu wese rero usuzugura ubuzima, buriya wese hari ukuntu yagombye kujyana akavuga ati ko nanjye umunsi umwe nzapfa, kuki ngomba kohereza mugenzi wanjye mu rupfu. Umuti wa gatatu rero nyine nk'abakristo no gusenga, ariko cyane cyane tukibanda ku ijambo ry'Imana, kuko Imana ifite ukuntu ikuganiriza yo mu bihe bikomeye. Usoma ijambo ry'Imana umbura Bibiliya ukumana ukubwira ngo kora iki, ibi byose bizashira ko nyine turi kumwe ndacyariho. Turabashimira bakomeje kudukurikirana muri uyu mwanya. Reka tujye muri pause gatoya turagaruka mu kanya. Hello, I'm Lance Morin, and I'm all over TV. And I'll tell you, I've been working very closely in the past couple of years with our friends at JA Studios. JA Studios is the most prestigious production company you'll find in Ottawa and all over Canada. JA Studios is proudly Canadian and wants to bring their state-of-the-art technology to your production. JA Studios 360 Degrees has the state-of-the-art equipment that you would want to bring to your production. Not only do they have full HD and the best editing equipment that you can find in the market, they are the most professional studio you will find in Canada. They bring the best all the time, every time. They also offer green screen. JA Studios not only does huge productions, they also do the smaller productions that are going to be a little closer to home. They do live events, they do full-out television production, they do commercials, they also will come to your kid's birthday party or bar mitzvah, whatever floats your boat. To each his own. Turabashimira kuba mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Turi hano muri Jastudio360, umutumire wacu akaba ari Padiri Apollinaire. Apollinaire ntago ari kino gitabo cyonyine gusa rimwe aravi wanditse, ahubwo wanditse igitabo Bikira Mariya muri Bibiliya, wandika n'ikindi cyitwa une analyse historico-théologique du magistère épiscopal rwandais 1952 à 1962. Tangira kuri iki Bikira Mariya muri Bibiliya, nicyo ushaka kuvuga muri makeya? Agatabo ka Bikira Mariya muri Bibiliya, ubundi ubwo nari padiri mukuru muri paruwasi ya Shangiramwezi, nakunda gusura urubyiruko mu mashuri, bakagira ibibazo byinshi bibaza rero ngo kuki abagatolika bakunda Bikira Mariya. Ariko ngiye nka namukunda by'umwihariko kuva kera, numvaga ari umubyeyi wanjye. Noneho ndashaka kwerekana ko nta kintu na kimwe abagatolika bakundaho Bikira Mariya udashobora gusanga inkomoko yabyo muri Bibiliya. Yemwe n'ishapuru ubwayo ari nayo iteza ibibazo cyane. N'ishapuru ubwayo ni ugushyira mu magambo Marayika Gaburiyeli yabwiye Bikira Mariya
ukayegeranya n'amagambo mubyara Elizabeth yamubwiye noneho nawe ukavuga uti natwe ujye udusabira nta kindi gishya kirimo undi ukavuga dawe uri mu ijuru ukavugana ukazirikana no ku buzima bw'umwana we Yezu nicyo rero nashatse kwerekana no kwerekana ko buri ngingo ivuga Bikira Mariya mu by'ukuri ifite isano cyangwa ifite inkomoko muri Bibiliya. None kino gitabo munagishatse cyo yagikora he? Iki gitabo cyasohoke muri Padiri Press. Mu Rwanda kirahari ubundi kandi barakibona hari n'abambwira ko bajya bagisoma. Agana he? Muri Padiri Press. Padiri Press ni library yo mu Rwanda. Library yo mu Rwanda hari Igikondo. Igikondo gusa se aho mu Kirezi wenda hazwi cyane se nta cyaba gihari ni hari aho nyine gusa. Hari niho cyasohokeye ariko mu maparuwasi yose mu Rwanda baba bifite. Ariko no mu yandi library mu Rwanda barabigura bakakigurisha bakagicuruza. Okay, abumva bagishaka rero ni igitabo cyiza cyane kikaba kigizwe na page zigera muri 70 na zingahe 173 ubwo muracyumvishe. Hano hari n'ikindi kingiki cyose wakitubwiraho iki? Iki gitabo rero mu by'ukuri ni navuga ko ari cyo gitabo ni technique, ni igitabo theologique, ni theologia cyane cyane kurusha uko ibindi byo ni ibitabo umuntu wese ashobora gusoma, ariko ni igitabo nanditse ngendeye ku ijambo miséricorde, kuko mba numva ko mu bibazo byo mu Rwanda abantu bagomba kugera ahantu bakumva ko ubutabera busanzwe ntibushobora gukemura ibibazo, kwihorera ntacyo bizamara, kugumya kugira uburakari n'inzika mu mutima ntacyo bizamara, ahubwo abantu bagomba kugira ikintu cyitwa impuhwe. Burya rero impuhwe zirenze kure imbabazi, zikarenga kure ubutabera, kuko impuhwe ni ukureba mugenzi wawe ari mu kaga kabone niyo yaba atabizi, cyangwa se ari mu byaha, cyangwa ari mu mafuti, cyangwa ari mu butindi, kabone niyo yaba atabizi, ukumva muri wowe wigizemo ikintu cyo kuvuga uti uyu muntu arababaje. Icyo ni Imana yadukoreye, niyo mpamvu bako ari teologia. Imana ijya kohereza umwana we Yezu Kristo, yarebye abantu ibona abantu ko turi tubabaje, bati bari mu byaha, biteza ibyago, bikururira ibibazo, ariko ntibanabizi. Noneho wowe genda ubitangire ubereke ko mbakunda. Niho bavuga nyine ko impuhwe zirenze kure ubwo butabera, kuko impuhwe mbere na mbere n'urukundo rw'Imana rwigaragaza. Natwe rero Imana idusaba ko mu buzima bwacu twagerageza kubaho nk'abantu bavuga bati uriya muntu niba yanakoze biriya ni umunyabyago, kuko burya umuntu arwaye nyine icyo agomba gukora ni ukuvuzwa. Miséricorde rero ituma muri wowe wiyumva muvuga uti ngomba kugira icyo nakora kugira ngo uriya muntu atagomba kubaho nabi kuriya. Kuki wanditse uyu mwaka wa 1952 kugera mu 1962? Impamvu nabyanditse gutya nuko ubwo mu by'ukuri nagendeye ku nyandiko z'abepiskopi b'icyo gihe. Mu by'ukuri bari babiri, ubwo yari Musenyeri Perode na Musenyeri Bigirumwami icyo gihe, kuko cyari igihe mu Rwanda ibintu byari bimaze guhinduka. Urabona mu Rwanda habanje kubaho ingoma za cyami, guhera muri myaka 52 nibwo hatangiye abitwaga Lilite bavuga bati si byiza ko abantu bagumya gusubiranamo gutya cyangwa se bamwe bakandamiza abandi. Noneho icyo gihe ubutegetsi bavuga ko bwari bwarihariwe n'Abatutsi, ariko tuzi ko batari bose n'abayobozi mu Batutsi nyine. Noneho Abahutu bari barashoboye kwiga, bumva ko atari byiza ko karengane gakomeza mu gihugu. Batangiye rero batangiye kubivuga icyo gihe abasenyeri bari mu Rwanda icyo gihe abo babiri bagira ibyo bandika bavuga bati mukirisi twarurya, mukirisi twarurya. Izo nyandiko banditse rero je nagumye kubona ko iyo tuza kuzumva no kuzishyira mu bikorwa tukabihuza n'ijambo ry'Imana, ntabwo tuba twarageze mu bibi twagezemo. Iki gitabo cyanditse ryari? Iki gitabo nacyanditse mu mwaka wa 2010. Naho kiriya cya Bikira Mariya muri Bibiliya? Cya Bikira Mariya cyasohotse mu mwaka wa 2008. Yego. Okay. Ariko hagati aho nyine mu ngisobanura aka gatabo ubona iri mu nalavi agasohotse vuba aha ngaha, ku bundi buryo nagasohoye muri rw'Igitaliyani, ariko ntabwo cyari gitunganyije neza nk'uko ubu ngubu kimeze. Ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe izo témoignages zo muri 1994 nazanditse mu Gitaliyani, zisohora mu Gitaliyani muri edition nyine yindi y'Intaliyani. Wabyanditse mu Gitaliyani ushaka kubwira Abataliyani? Nashaka kubwira Abataliyani uko icyo gihe bahoraga bakubaza batese wowe kuki ugiseka kandi twumva ko mu Rwanda mwabaye muri ibi na biriya.
Padiri aho nahita nkubaza kuki washatse kwandika mu Gitaliyani kandi Igitaliyani kivugwa n'abantu bake kuki utatekereje mu Cyongereza bino gitabo cyawe hari igihe uteganya kuzagisha mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda Faransa cyangwa Icyongereza? Mpereye kuri icyo kibazo cya mbere cy'Igitaliyani, icyo gihe narabaga mu Butaliyani niga, nabanaga n'Abataliyani benshi, ubwo ndi gukora gutora muri theology n'undi kwiga no mu bintu bya psychology. Icyo gihe rero Abataliyani twabanaga, hari association yari itangiye gushaka kumfasha kubaka ivuriro mu gace k'iwacu aho mvuka hitwa Rwinzuki, n'ubu ngubu ryaratangiye. Noneho barambwira bati nta kintu wakora kugira ngo natwe dufashe kugira ngo tujye dukusanya amafaranga. Aho gatabo rero binzamo twandike ibingibi ubwo bakeneye gufasha u Rwanda, ikiza nuko twafasha twagendera ku kintu nibura gifatika. Nabayemo njye ubwanjye ko mutemwanyaje, noneho mfata izo nyandiko zanjye icyo gihe ndangije numvaga nsa nk'uwamaze kubisohokamo rwose, numva ubuhamya nabutanga, mbyandika rero mu Gitaliyani bigamije gushyikirizwa iryo shyirahamwe ryitwa Ultra Confine Onlus, kugira ngo ababafasha bari kudufasha kubaka iryo vuriro muri santare ya Rwinzuki muri paruwasi ya Mushaka, ubwo ni mu cyahoze ari komine ya Gishoma, ubu ngubu hitwa hariya ku Muganda, hariya amazina yarahindutse ariko ndahazi, ni hariya ubwo ni hariya hagana muri Nzahaha. Ubwo ngubwo aho ngaho rero icyo gihe byagombaga kuvuga nti ubwo bakeneye kudufasha nibura bumve ko abo bantu bakeneye gufashwa koko. Ubwo gatabo rero ngasohoye, ubwo bagendaga bakusanya amafaranga babwira abagira neza babo, nicyo gitabo baragitwaraga bakabona amafaranga akomotse kuri icyo gitabo, nandi babahaga byose bakabishyira hamwe ku buryo icyo gitabo cyasohotsemo udutabo twinshi icyo gihe, kopi nyinshi, ku buryo nanjye numva nishimira ko hari ka contribution nagize mu kuba iryo vuriro ry'iwacu ryaratangiye. Naho mu Cyongereza? Mu Cyongereza cyo Les Editions Jeanette Morin barambwira ko iki gitabo dusohoye vuba kubera ko babona ari cyiza kandi kikaba cyafasha abantu kubohoka ku mitima. Turifuza ko cyashyirwa mu Cyongereza, niyo gahunda dufite. Umunsi nkigaragaza hano kuri paruwasi ya Homba, hari haje umudepite wa leta ya Canada witwa Garipo, yatwemereye ko azashakisha abantu badufasha kugira ngo bagishyire mu Cyongereza, noneho kibe cyafasha n'abantu mu Cyongereza gusa. Ukaba wizeza abadukurikiranye ko kizasohoka ari iki Cyongereza? We yatubwiraga ko agiye kubikurikirana kuri mwaka utaha cyashobora kuboneka mu rurimi rw'Icyongereza. Ngo ni 2014. None nk'abantu bari mu Rwanda hose aho bashaka kukibona? Ubwo nyine nikiramuka kigeze kora ikibazo cyo mu gihugu cyacu, abenshi ntibagira amakarita ya credit ngo, ariko ngenzi ko cyamaze kugeraho uko hari abagiye babitwara bakabyohereza bagenzi babo. Wenda turi gusoza iki gitabo ntabwo twiye tuvuga aho gishobora kuboneka cyo. Iki gitabo cyo kiboneka muri edition La Rumata yo mu Ipari mu Bufaransa, kiboneka online kuri Amazon, uburyo bwose washaka ufite carte de credit wakibona. Kuko cyasohotse ku buryo muri edition izwi ya La Rumata. Okay. Ari rindi jambo rya nyuma ushaka kuvuga? Ijambo rya nyuma navuga no kushimira cyane cyane iyi studio yaje kunganiriza kuri ibi bitabo. Noneho nkongeraho ko umunyarwanda icyagumya kudufasha nuko twagumya gusabana, tukandika ibyatubayeho, tugahora tukaganira, tukabivugaho. Noneho aho gushyira imbere wenda utuntu duke dushobora kuba tudutandukanya, tugashyira imbere valeur zacu zituma abantu barushaho guhura, bakumvikana kandi bagakundana. Abakomeje kudukurikirana, na ahangaha turangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turashimira abari badukurikiranye uyu mwanya. Turi kumwe na Padiri Apollinaire Ntamabyaliro mu gitabo asohoye ejo bundi cyitwa Rimwe à la vie. Ubwo rero turabashimira, naho utaha n'undi